Yesisi mbaye ikaze n'inkuru mbi ikomeje kuba yavugwa mu karere ka Bugesera. Akakanyu tuvugana n'inkuru ikomeje kuba yacicikana mu baturage ndetse no mu batuye icyo gihugu cy'u Rwanda, naho umugore abashe kuba yakwirangiriza umugabo we bitewe n'uburyo bagiye kubasha kuba basezerana bikaba birangiye abashe kuba yamwica. N'umugore bita Kamariza akaba yirangirije umugabo bita Faustin ngo bitewe n'uburyo ngo yabashe kuba yamusanga bamaze kuba baryamana, ariko nyuma yo kuba baryamanye umugore agiye kwipimisha ku bitaro ngare niba yaratwite, agasanga atwite ariko afite ikindi kibazo gikomeye cyane, agasanga afite sida ariyo arwaye. Mbaye ikaze rero nimba arubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu Rwanda kuvudo subscribe kugira dukomeze ko twabagizaho andi makuru. Niba nta kintu ufite ikibazo ufite kugira ngo tubashe ko twabagizaho amakuru atandukanye, amakuru aturuka hirya no hino ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbaye ikaze rero ntugende udakanze kuvudo subscribe. N'amakuru rero ari kugenda avugwa mu karere ka Bugesera, aho umugore yabashe kuba yakwicira umugabo we nyuma yo kubasha kuba bava gusezerana ngo bitewe n'uburyo uyu mugore yabashe kuba yakundana n'uyu mugabo amwizeye cyane kandi amukunda cyane, ngo maze bikarangira uyu mugabo aryamanye n'uyu mugore, nuko maze birangira uyu mugore agiye kwipimisha asanga yanduye sida ndetse anatwite, kandi urumva ko iyo nkuru ibabaje cyane. Nyuma yo kumva ko umugore yabashe kuba yakwandura sida kandi akaba yaragiye gusanga umugabo ariko akamusanga mu kababaro, ngo bitewe n'uburyo yamukundaga avuga ko atabasha kuba yakundana n'umugabo ngo abashe no kuba yabana n'indwara bita sida, ngo byose abashe kuba yakundana nabyo. Birangira rero uyu mugabo akose uyu mugore abashe kuba yakora amahano abashe kuba rero yacunga umugabo we ari mu nzu agiye kuryama nimugoroba, aramubwira ati ndagukunda kandi nkuko twasezeranye ko tuzasanga na mpaka ubuzima bwacu bukarangizwa n'urupfu. Akakanyu tuvugana rero nuko maze umugore ahita afata icyuma agitira umugabo we mu mutima, birangira amwiciye ngo bitewe n'uburyo yabashe kuba yamwanduza sida kandi akaba yaramuteye inda mu gihe kidateganyijwe, ngo bitewe n'uburyo uyu mugore rero atarabasha kuba yabyitegura muri ako kanya kuba yabana n'indwara bita sida, bikarangira uyu mugore abasha kuba yatera umugabo we icyuma cyo mu mutima, abirangira amwishe cyane kandi amubujije ubuzima. N'umugore rero bamaze kuba basezerana, umugore ufite imyaka 29 y'amavuko kandi akaba yarabanaga n'umugabo ufite imyaka 42. N'ibibazo rero n'ibibazo bikomeye cyane. Abapolisi rero ntago batinze bahise bahagera cyane, bahita bafata uyu mugore bahita mwambika amapingu baramujyana, bitewe n'uburyo mu mategeko y'igihugu iyo umuntu yishe umuntu n'amategeko aba yamugonze agomba kujya muri gereza akabihanirwa. Urumva rero aya mahano uyu mugore yabashe kuba yakora ndetse no kwambika abagore isura mbi, kubasha kuba yakwirangiriza umugabo we bari bamaze kuba basezerana. Mwibutse ngo rero niba arubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu Kanda kubuta subscribe kandi no kunzogera kwira video zose tubashe kuba twakora zitazibageraho ako kanya. Thank you very much, turabakunda cyane. Don't forget for make subscribe.